Hari igihe cyageze ijuru ririjima, icyizere kirazimira, n'ijuru risa n'iryacecetse. Ku musaraba ukomeye hari umuntu wari umanitswe hagati y'isi n'ijuru. Ntiyari umuntu usanzwe, yari umwana w'Imana. Nk'uko byanditswe mu gitabo cya Yesaya 53:5, yakomerekejwe n'ibicumuro byacu, yajanjaguriwe ibibi byacu. Ibi ntibyabaye impanuka, ibi si ugutsindwa, ibi ni urukundo rugaragaye mu buryo bwimbitse cyane. Baramushinyaguriye, baramukubise, baramubambye ku musaraba. Ariko nubwo bimeze bityo, yavuze muri Luka 23:34 ati, Data bababarire kuko batazi icyo bakora. Ese ninde wababarira ari mu bubabare? Ariko Yesu yarabikoze. Haza wa mwanya ukomeye. Muri Yohana 19:30 yaravuze ati, birarangiye, maze aratanga. Isi iranyeganyega, umwenda wo mu rusengero utabukamo kabiri, ibintu byose birahinduka. Ariko ku bamukurikiraga byasaga n'iherezo. Ku wa gatandatu haza umunsi w'ituze, umunsi w'urujijo, umunsi ukwizera kugeragezwa. Ese wigeze ugeraho Imana isa n'icecetse? Aho ibisubizo bitaza? Aho ibyiringiro bisa n'ibishyinguwe? Ariko hanyuma ku cyumweru kiraza. Muri Matayo 28:6 haranditse hati, ntari hano, yazutse nk'uko yabivuze. Ibuye ryakuweho, imva irimo ubusa, urupfu rwaratsinzwe. Yesu ntiyapfuye gusa, ahubwo yarazutse. Iyi niyo Pasika. Si inkuru gusa, si n'umuco gusa. Ni ikimenyetso ko ububabare atari iherezo, umwijima udatsinda, urupfu rudafite ijambo rya nyuma. Kubera Yesu hari icyizere. Mu Baroma 8:11 haranditswe ngo, ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu, izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Tekereza kuri ibyo. Imbaraga zimwe zatsinze imva ziri muri we. Bityo rero iyi Pasika ntukibuke gusa umusaraba, ahubwo ubeho ubuzima bwo kuzuka, kuko yazutse ari muzima kandi inkuru yawe ntirarangira. Mugire Pasika nziza, mugire icyumweru cyiza.